السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. dore tumaze igihe kinini cyane tutongera guhuza ibiganiro nk'uko bigiye bisanzwe kuri channel yacu, kugira ngo wenda tugende twongera guhuriza hamwe bimwe mu bigiye bifitiye umumaro. Uyu munsi rero ijwi riri hasi nk'uko muri kubyumva, ariko muraza kwihangana, ndaza kugerageza igishoboka cyose kugira ngo wenda nze kuba navuga mu buryo buranguruye, kuko ntabwo ijwi riramera neza bijyanye n'iminsi turimo iyi klima. Hari n'abantu nabonye bari kugenda babyibazaho cyane, ngo se ngo izi mvura ziguye mu mpeshyi buriya ni ibintu. Ubundi mu bisanzwe nanjye wenda ngira commentaire nteraho aho ngaho kugira ngo ikiganiro cyanyu gitangire. Ubundi mu busanzwe ntabwo imvura ikunze kugwa mu mpeshyi cyane, ntabwo turi mu kwa gatandatu, ariko ndavuga guhera ku itariki 19 kuzamuka hejuru aho ngaho hagiye hagaragara ikibunda gikomeye ndetse n'imvura itarahagaze. Yatanzemo agahenge ndumva ari kuwa gatanu ho, ariko gukomeza iyo minsi yose hahise haboneka icyo bita ikibunda n'imvura igenda ijojoba. Nge rero mu busesenguzi, kuko ibiganiro byacu twahisemo ko byakomeza kugendera kuri uno murongo, ntabwo dushaka kuzongera kujya gutandukira umurongo, kugira ngo message ijye igenda uko yakagenze kuri stroga yacu, kuri haku wala ukana murra, uzavuga ukuri kabone n'ubwo kwaba gusharirira abo ukubwira, ariko urokore imitima ya benshi. Nk'uko rero stroga yacu ibivuga, reka nanjye ninjirira aho ngaho mbanze ngira icyo mvuga kuri ibyo bintu bimaze iminsi bicaracara, haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no muri sosiyete rusange bijyanye na community twiberamo. Izi mvura rero ubwo zagwaga hari imbeho nyinshi, abantu akazi karahagazemo, kandi nyine mu mpeshyi nk'uko mubizi. Nanjye rero mu bunararibonye bukeya bwanjye, ntabwo ndi ku ruhande rwo hejuru mu filozofi, ariko filozofi ubundi ntabwo ari na ngombwa kujya kuyiga. Ndumva nta muntu ugiye ibintu byamugirira umumaro, ubundi umuntu yiga ibintu bizamugirira umumaro. Filozofi rero buriya iri mu bice bigiye bitandukanye, ariko urwego ngewe ndimo n'urwego mpuyemo n'abantu benshi. Imagine cyangwa se imagination, kwimagine ikintu mbere y'uko kiba kandi kikazaba nk'uko wakimaginye, cyangwa se niyo kitaba nk'uko wakimaginye, ukaba wabona ibimenyetso bigaragaza koko uko abitekerezaga ko byaba. Ubwo ni ubwoko bwa filozofi nanone ku bantu bajya bicara bagatekereza. Rero izi mvura nari ndi kuvugaho haruguru zarakurikiranye, ariko hari ibintu mutagomba kwibagirwa. Guhera ku itariki 19 kugeza ku itariki 23, ubwo nakoraga ikiganiro rero turi itariki 24, ariko itariki ya 19 n'itariki ya 23 ku muhanga aze kwandika ahantu yitonze izo tariki, kandi yitegure ko umwaka utaha mu kwa gatandatu kuri izo tariki, urumva umuntu uzagira amahirwe yo kubyibuka azongera reba izo tariki. Hari ikintu gikomeye gishobora kuba kizaba muri iyo minsi kidasanzwe, cyangwa se ikintu muzabona ushobora kubyita ubuhanuzi, ariko ntabwo ari ubuhanuzi bisanzwe, ahubwo nuko hari ikintu gishobora kuba kizaba kandi cyiza ku bantu muri iki gihe, cyangwa se kibi cyane ku bantu kuri iki gihe. Ikindi, birashoboka ko mu gihe mu minsi mike igiye kuza, hari ibintu byinshi abantu bazatangira kubona n'amaso yabo bagatungurwa, bimwe mwatangiye kugenda mubibona. Ubundi nka benshi mu bantu abakunzi ba Korani, abantu bakunda gusoma Korani baciye bugufi, imitima yabo bayerekeje kuri iyo Korani, hari ibintu byinshi bagenda bavumbura. Ese mwari mubizi ko muri ariya masura
hari isura ziba zihari zimeze nk'ubuhanuzi zihanura wakoresha mu buhanuzi. Wari ubizi se ko hari isura ushobora gusoma mu rwego rwo kugarura amahoro mu bantu kandi amahoro akaboneka? Wari ubizi neza se ko muri ziriya sura tubona umuntu yiga akamenya harimo politike? Sasa rero twaragaciyemo, reka dukomeze. Gusa iriya minsi nababwiye muzayiteho, ni itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu, tukongera tukavuga itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu. Ubwo icyo gihe nanone mu kwa gatandatu undi mwaka uzaza, navuze ngo muzitegereze uwo munsi, izo tariki hari ibintu bindi bizaba kandi bidasanzwe, kandi ibikomeye cyane bishobora kuzatangira kugaragara izo tariki zitaragera, kugira ngo abantu mutangire kubona ibimenyetso by'uko bizagenda mu gihe kiri imbere. Bishobora kurenga izo tariki cyangwa se bikaba hafi yazo, gusa ibimenyetso bizagenda bigaragara umunsi ku munsi. Hanyuma reka ninjire mu nsanganyamatsiko y'umunsi, mbabwira yuko ijwi riri hasi nanone, reka mbibibutse, ariko ntabwo biri bwatubuza gukora ikiganiro nanone, kuko niyo suka yacu kandi niyo passion. Twamajije kubona ko ibindi byose twajyamo nta mumaro bifite, ariko ibifite umumaro ni ukuza ukavuga ibifitiye umumaro, nk'uko nabitangiriyeho. Rero ibi ngibi biratwinjiza muri ya topic y'umunsi, aho hari ibintu bihishwa, product zahishwe ahubwo hakamamazwa product zidakenewe ku isoko. Ugerageje kuyigura akajya kuyishakira umukiriya, asanga iyi product nta kamaro ifite. Bifate nka kuba wajya mu isoko ukagura ikintu wari witeze umusaruro wacyo, urugero ugiye kugura nk'ingemeri y'ibigori mu gihe cy'ihinga, hanyuma bakubwira ko ibyo bigori ari byo birimo guhingwa gusa, wajya kubihinga ugasanga ntibyeze. Aha, urugero ruboneka rworoshye cyane. Rero uyu munsi ndahita ninjira aho ngaho. Hari product ziri gucuruzwa ku isoko zidakenewe, nyamara hakamamazwa izidakenewe. Izo zidakenewe zikagurwa cyane, ariko abantu nyuma yo kuzikoresha nabi cyangwa se bazikoresheje hakaza kuboneka ingaruka zabyo inyuma. Ese ibi ngibi umuhanga cyangwa se umushakashatsi waba warabivumbuye kugira ngo abantu bafate ibidakenewe hanyuma babikoreshe, kandi hari ibikenewe bagakoresheje? Iyi niyo politiki. Ubundi politiki ishingiye ku kintu cyonyine bita amahoro. Tugereranyije ibitabo byose byagiye bivuga kuri politiki, birangira abantu bose bari muri politiki ari abantu bashaka amahoro. Umuntu ushaka rero guhangana n'amahoro, birangira n'ubundi ayo mahoro amugize gute? Amutsinze. Niyo mpamvu Korani tuyikunda, ikubwira ngo igihe cyawe gikoreshe neza, ugikoreshe mu bintu bikwiye, noneho ya saha yo kubazwa cya gihe icyo wagikoresheje maze izagere witeguye neza, uvuga ngo niba ari ukuri nakuvuze uko kwari kuri, niba ari ikinyoma nakivuze uko cyari kiri. Hari product nongeye kuvuga ngo twahishwe, nko kuba uyu munsi bigoye kugira ngo umuntu azongere wumve asomye igisomo ku swala runaka avuga amagambo ameza atya. Ari nayo mpamvu isi iri kugenda yisanga irimo gusomerwa amagambo, nyamara nayo ni meza, ariko ntago burya ibintu bigenda bidagira etape. Urugero, ntago wambwira ngo ugiye kwigisha idini y'Ubuyisilamu mu Rwanda ngo uhere ku kubabuza umuziki, kandi nawe uri umukunzi w'umuziki, kugira ngo umenye ko umuziki ari haramu wowe se wari wawumvishije se? Ubwo icyo gihe nawe wari wakoze haramu uri kuwumva. Rero uyu munsi rero niyo mpamvu navugaga ngo hari igihe bita igihe cy'abahawariji. Abahawariji ubundi twamajije kukigeramo. Ubundi iki gihe Rasul sallallahu alaihi wasallam yari yaragihanuye mu bantu babandi, ariko bamwe bagira ubwenge, babandi batekereza nyine, batajya bapfa gusamira ibintu hejuru gutyo gusa baza. Niyo mpamvu navuze ngo politiki abantu bayiririmba ntago bayizi habe na gato na gato na gato na gato, kuko nagerageje gukurikira abanyepolitike benshi, nsanga ibintu bavuga ni ibintu bize, ni ibintu nyine
bakwiye mu mashuri barasomye baraza bajya gutanga ibyo bintu nyine, ariko ubundi politike iri hano hanze, twebwe politike tuvuga siyo habe na gato. Politike yicaje abantu kuri kamera zabo na rikoda zabo nta yindi uretse kumva ko bagiye kwicara kuri Hussein bakavuga, uretse ko bagiye kwicara kuri runaka bakavuga amagambo, niyo bita politike kandi siyo politike. Politike Rasulullah niyo mpamvu yavuze ngo igihe abantu batangiye guhabwa inshingano zitari izabo, ngo uzanabibwirwa nuko ngo umuntu azakira inshingano urugero akitwa shehe kandi nta n'icyiciro na kimwe cy'ubushehe yigeze akora cyangwa yigeze yiga. Ikindi ngo muzababwirwa no kuba ngo bahora babivuze gute muri Korani, okay, kamasukara, bazaba ngo bameze nk'abantu basinze cyangwa se bahanzweho, abantu nyine ukabona umuntu ari kuvuga ibigambo ntabwo uzi aho biva nawe bigana, urabona ubwira ati dusesengurira aya magambo uri kuvuga akubwira ngo oya nanjye nabyumvishije. Wabyumvishije gusa ubwo ni politike. Politike ntabwo ari ukumva, politike ntabwo ari uko, politike ni ukugenda ukireberayo ukagerayo. Niyo mpamvu uyu munsi itangazamakuru ntago akenshi ntago rikora kinyamwuga. Kinyamwuga ni wakora kuvuga ngo Hussein njye numvishije avuga iki kintu kandi mbihagazeho, nari mfite n'umuntu wari uharabivuga. Hanyuma kugira ngo twirinde amatiku n'ibindi byinshi biyashamikiyeho, kuko nta wamenya umuntu ashobora guhimbira ibintu kuko kwanga, hanyuma leta ikakubwira ngo jya kuzana bya bimenyetso simusiga, ku buryo umuntu uri bwabura aho ngaho ari bwabone koko ko wahohotewe. Hanyuma rero iyo politike navugaga ishingiye ku mahoro, ari nayo politike ikenewe ku isi yose, ari nayo barimo kurwanira. Usanga Iran yateye Amerika, usanga Amerika yateye Iran, usanga Iran yateye Israel. Nta kindi, burya haba harimo umuntu umwe cyangwa babiri bashaka amahoro, abandi bakavuga ngo ayo mahoro namara kuboneka tuzabaho duti. Hari abantu bungukira mu bihombo by'abandi. Uyu munsi se ntabwo mubizi abantu barimo gupfa bakanagenda nabi bikarangira nabi, kandi hari abandi babayeho neza. None se ntabwo mubizi abantu barimo kumena ibiryo uyu munsi, hari abantu bashonje baburaye. Niyo mpamvu nujya kugerwaho igihe cyo gutanga umusoro ujye utanga wishimye, nujya gutanga mituweli uyitange wishimye, ahubwo ujye utegereza igihe. Ushobora kuba nta bushobozi ufite cyangwa se ukaba ufite bwinshi, tangirira n'abandi. Uzi impamvu iyo politike ariyo dushaka? Nuko ari igarura amahoro mu bantu. Umuntu ntabwo uzamubwira ngo tinya Imana kandi wowe mu kanya gato agasanga uri mu byaha. Rya jambo rikagaruka rivuga ngo mujye mureba ngo ibyo mvuga, ngo mujye mwumva ibyo mvuga ntimukarebe ibyo nkora. Iyo si Korani. Niyo mpamvu rata nongeye kubabwira ngo amatwi yanyu agomba gufunguka, mukajya mwumva ibintu nk'ibi ngibi bikabacengera ku kibi n'ikiza. Biragoye uyu munsi kugira ngo umuntu agure megabayiti agiye kumva ibintu bifitiye umumaro, ariko iyo ashaka gutanga amafaranga ku bintu bidafite umumaro atanga za miliyoni na za miliyoni kugira ngo bamwemere, yiyemere n'ibindi byinshi. Natangiriye ku kintu bita ubuhanuzi, ariko njye ntekereza ko nta buhanuzi bundi, kuko ntabwo tumanukirwa na wahayi, gusa turi ibimenyetso by'ibigaragara tukagira gute, tukavuga ariko tukanateganya. Ntabwo uyu munsi mfite ubushobozi bwo kuvuga ngo ejo hazaba iki cyangwa se bizagenda gutya, ariko nanone mfite ubushobozi bwo gutekereza ikintu gishobora kuba kibi cyangwa cyiza bitewe n'ibimenyetso nabonye, kandi bikazaba nk'uko nguko koko. Izo mana abantu barazigira ariko ntago babizi. Rero iyo umajije kubimenya niho hahandi utangira gufata telefoni zawe ukagira abantu b'ingirakamaro. Wa muntu uzahamagara akakwitaba, wa muntu uzagisha inama akakugira inama kandi itakuyobya. Niyo mpamvu abantu uyu munsi biteguye mu ibanga rikomeye kugira ngo babone uri kurunduka, kugira ngo babone uri guseba. Niyo mpamvu uyu munsi ibibazo byawe iyo bituye umuntu akubwira ngo turi kumwe, ariko hahandi hagezeho kumubwira ngo none se uri tayari ko ngiye gushyira mu bikorwa, ngo harya ngo wambwiye iki? Umvishije ahantu isi igeze. Niyo mpamvu politiki uyu munsi ubundi abantu ntabwo baramenya ibintu byitwa passion, kugira icyo bita impano. Nimvuga passion ubwo ngubwo abagenzanyi baraza kubyumva neza.
ariko turi mu gihugu gishishikariza abantu kwiga ndetse n'amashuri afunguye impande n'impande, waba uri umusaza waba uri iki wakwiga. Gusa iyo mvuze passion mba nshatse kuvuga nk'impano y'umuntu cyangwa se kumenya ikintu kikurimo wowe ubwawe ukakibyaza umusaruro utagiye kwirukanka mu bintu bidafite umumaro, bya bindi bizatuma umusaza n'ubundi ugikanyaraye agahanga utarishima na gatoya. Uyu munsi ufite uruhare rukomeye cyane kugira ngo umunsi wawe ukugendekere neza. Rero abantu bikanze ko iyo umuntu wenda agiye muri politiki ariyo ntandaro yo kugira ngo abe umuntu wubahitse, umuntu uzabona ubuyobozi, umuntu ntabwo politiki ari ibyo ngibyo. Umuntu agatangira gukora icyo bita media tour yo kuganira politiki. Politiki ni ikintu gito cyane abantu bagira kinini, niko nabivuga. Politiki ni ikintu gito cyane abantu ariko bagize kinini, kubera ko buriya ushobora kumbwira ngo uri umunyepolitiki mwiza uzi kuganira inkuru za politiki, ujya mu biganiro bya M23 turabisobanura, ukajya hariya ugasobanura ibya Iran, ugasobanura ibya Iraq, ugasobanura ewana Putin ukamusesengura, yego nibyo, ariko hari politiki isoza ibyo byose bita amahoro. Iyo umuntu rero avuze ibi ngibi ku bantu b'injiji ntabwo bajya babyumva na gato, babumva ko bazi bakanakwica, babumva bazi bakanagusanga aho uri bagahita bakumanyura, kuko ni injiji, ntabwo bazi gusobanura ngo ese ikintu yashatse kuvuga ni igiki. Niyo mpamvu akenshi mu biganiro byanjye mujye mubyitegereza, nkunda kuvuga ijambo nyakubahwa, His Excellence Paul Kagame, muzehe. Uzi impamvu bitandambira se kuvuga iryo zina nkanarirambura? Ni niwe mufolo wa mbere ngira no kuri Twitter yanjye biragoye kujya uzabona abandi bantu followinga. Kubera iyihe mpamvu se? Nkurikira ikintu bita ukuri. Iyo ugeze imbere y'umusaza nyakubahwa perezida wa repubulika arakubwira ngo ibibazo byawe bivuge kandi utabeshya, agukemurira ikibazo aho ngaho, niwe w'ikirenga. Niyo mpamvu nanjye nizerera mu bantu bakomeye, kandi iyo umuntu ukomeye aguhemukiye ni igikomere gikomeye, ku buryo ngewe iyo umpemukiye uri umuntu nafatiragaho icyitegererezo. Niyo mbonye urimo kurohama ni impuhwe zonyine nsigarana za kiremwa muntu, ariko mba numva nakwibutsa bya bihe nkaguseka. Gusa nyine ni bibi umuntu yaguhemukiye kandi ubizi neza ko ari role model cyangwa se niwe ukuraho niwe ukuraho inspiration cyangwa se inspiration. Iyo umuntu rero yakwesipiraga ukabona akoze igisikandari kibi cyangwa se agakora ikintu kitarimo ubunyangamugayo, bitarimo ubunyarwanda, uramwanga ukamwangisha n'ibiremwa byose. Njyewe ntabwo nkubeshya iyo nkwanze nkuhangisha n'ibiremwa bya Allah, kuko Allah ntabwo ajya akunda abantu bafata ibintu byose by'ibigeso bibi ngo babizane mu bantu. Sinjya nkunda umuntu wicara hariya akavuga ukuri. Alhamdulillah, hari abantu bagerageje kuvuga ukuri, ariko impamvu twakurwanyije tukavuga ngo kuriya kuri nabwo ntabwo kuzuye, bavuze ukuri bagusasiza ikinyoma. Ndababara kubera ko hari igihe wumva ikiganiro cy'umuntu ukumva gitangiranye ukuri, hagati agahita cyoroshyaho ikinyoma, kubera ko yazanye ingingo zirimo kumurengera, nyuma ashaka kubirenganyirizamo abandi. Ibyo ni ikosa, Imana ibyanga kubi. Kwifata ukiyita umuntu mwiza kandi hari ahantu ufiteho uruhande rubi, Imana irabyangira gusuzuguza. Niyo mpamvu twebwe uruhande rwacu ruraregamiye, hagati turahari, tumeze nk'amazi, turi kureremba, dutegereje ikiri hagati. Dutegereje ku ruhande rumwe n'urundi, tukareba ibyiza, hanyuma tukajya hagati twebwe tugakontorora. Hari ikiganiro umuvandimwe yakoze nagikunze, nakirebye ndakirangiza. Ubundi sinjya nkunda kureba ibiganiro bitafitiye umumaro ngo birangire, ariko nakirebye kirarangira. Hari aho yagize agaragaza uwo ari we. Umuvandimwe akora kuri Sharia TV, yageze hagati ararira. Muze kugenda iki kiganiro mukirebe namushaka kumenya ukuri kw'ibintu. Yarize kandi niwe muntu naje njya imbere ndamubwira ati ukuri uvuga njye narakumvishije, ahubwo ugomba guhinduramo noneho ukavuga ukuri kwa nyako, nanjye dufatanyije n'abandi bazabishaka. Urwo rugamba niba tururimo kandi tukaba tugomba kururwana, umuyisilamu nawe wese wumva ko wegamiye ku dini ryawe wararyinjiye ejo cyangwa ejo bundi. Hari Twitter ndi gutaginga, ndi kwandikira RGB ibifite mu nshingano, ndi kubaza uruhare
ndi kubaza uruhare rw'umuturage mu miyoborere cyangwa se mu kuba umuturage yakwisanga cyangwa se yagira inyungu mu mu idini ye cyangwa se no mu yindi domene runaka. Ndumva nanditse iyo letire ndaza kuyirekura nka saa kumi n'ebyiri ntaginge RGB, hanyuma nyibaze niba koko umuntu afite uburenganzira mu kuvugira idini ye kandi ku kigero runaka. Ibyo ngibyo impamvu tuba turi kubivuga ni ukugira ngo twirinde icyo bita ubujiji, hahandi umuntu yicara akajya kurikodinga ibintu atazi, ariko iyo afite amakuru, kuko ndumva inzego zose zubatse mu rwego rw'uko utabura amakuru, kuko bafite imbuga nkoranyambaga n'itegeko ko bagomba kuzigira, kandi imbuga nkoranyambaga ni urwego rusangiza amakuru abandi. Uru rwego rero niryo dusangiza amakuru ruza tuyavuga nk'uko twadusangije, ku buryo hatazavamo ikintu cyo kuvuga ngo aba bantu barengereye bakoze amakosa. Niyo mpamvu navugaga ngo hari igihe Imana ikuzanira umuburizi mu buzima bwawe, ari nawe uzakugirira ijambo, uzavuga rya jambo ukeneye rikakurokora, wowe ukagenda. Abantu duhunga ikintu cyatugirira umumaro. Niyo mpamvu nakoze iki kiganiro. Hari ikiganiro nari mfite kitararangira nari mfite kuba nasora mbere y'iki, ariko reka iki ngiki aricyo kikibanziriza. Reka iki aricyo kikibanziriza, ntaragikoze cyanatungana, ariko reka iki ngiki aricyo kikibanziriza. Niyo mpamvu izi tariki hari igihe ntazazibagirwa, bitewe n'impamvu hari ibintu byinshi umuntu agenda asobanukirwa. Ariko abantu bo kuko nyine ntabwo abantu bashaka kumva. Nigeze kuvuga ngo abantu bameze nk'abantu basinze cyangwa se bahanzweho n'amagini, ku buryo hari umuntu akubwira ibigambo byinshi ukareba ikintu akubwiye ukakibura, kandi ukabona ari umuntu fizikali, urabona ari umuntu uri smart, ariko ibintu avuga n'ukuntu yitwara, ukuntu agaragara, ukabona very impossible no kuba umuyobozi, very impossible no kuba umuyobozi, ntabwo ari capable. Niyo mpamvu navuze ngo inshingano hari igihe zizahabwa abantu batari ba nyirazo. Umunsi uzabona icyo gikorwa cyabayeho, Rasulu sallallahu alaihi wasallam yarabihanuye, aravuga ngo rimwe nimubona umuntu yatangiye guhabwa inshingano zitari ize, rero ntabwo twashatse gutunga agatoki. Niyo mpamvu mu biganiro byanjye akenshi nyine muzumva mvuga abantu basa nkaho nyine nakwibwirira amaso ku maso, kuko ibisubizo by'ibibazo byacu ubundi twebwe simbabeshye pe, ntabwo birimo kuba twabwira umuyobozi runaka ngo genda ngo bikemure. Nk'abantu bajya banyandikira ngo none se ngo waduhanga inimero za kazi ngo twamuvugisha kugira ngo tumubwire ibibazo by'abayisilamu, ngo ibibazo byacu bose ngo agenda bikemure. Icyo kibazo cyawe rero cyandika ahantu. Niyo mpamvu nanjye naba nshaka ko mubimbwira, nijya munyoherereza ngo ibintu muzabidutangarize, sinabikora, ahubwo ndanabisiba rwose, reka njye mbarabura. N'igitekerezo cyawe uyu munsi niba ugifite cyo kumva ko uzajya kuganiriza ngo kazi ngo ngerereyo, wese agerayo. Nta muntu ugomba kugerayo uretse wowe wenyine. Ni nk'uko nanjye mvuga ngo ngomba kuba oneya, ngomba kujya ahantu hari itegeko ryandengera nkavuga ese umuturage cyangwa se umuturarwanda afite inshingano zingana gute mu kugerwaho cyangwa se mu kugirwaho ingaruka nziza binabamo, cyangwa se n'igihugu atuye, cyangwa se afite uruhare ki mu kugira ngo sosiyete ye igende neza. Yakoresha ikihe? Yakoresha iyi ntwaro. Intwaro twarazibonye, twarazeguye, dufite icyo bita platforms. Izi platforms zikura amanywa nijoro, ariko ku bantu batabizi cyangwa se batazi umumaro wazo, bazikoresha ubugoryi n'ibintu byose bagiye babonye. Uyu munsi nshobora kuba nacika mu magambo mvuga, ariko ijambo mvuga kenshi making sure ko harimo kugarukamo n'amahoro. Nshobora kuba nakora ikosa mu kiganiro runaka, ariko ni nayo mpamvu nirinda kuba nakubwira ngo ndatangaza inkuru wambwiye wowe nihagarariyeho, keretse igihe nzagutunga mikoro ukavuga ngo ibi bintu byarankorewe, n'ingiye byakorewe, kandi ndashaka kugira ngo ndenganurwe n'amategeko niba atarakurenganuye. Ariko se wowe urampamagaye ngo ngiye ngo umuntu wahemukiye ngo 2018 ngo kandi ngo kuki utababarira se?
ushatse wanamubabarira kuko iki gihe 2018 yaguhemukiye na n'ubu ngubu uracyariho, nyamara uwo guhemukiye ushobora gusanga noneho wanahangayitse kukurusha. Ikintu bita amahoro ni wowe wakiha, ni nayo mpamvu wowe numara kumenya passion yawe, numara kumenya agaciro kawe, uzamenya ko uhenze, uzajya ubaza ibibazo bigufitiye umumaro. Niho hahandi uzafata umuyobozi wawe ubwira ati ariko ubundi kuba tuziranye bimariye iki njyewe nawe? Aho ngaho igisubizo azaguha uzacyandika ahantu, hanyuma nakubeshya wongere umwibutse umbwira ati ariko se ni wowe njye numva ukunda kuvuga ngo abantu bajye bakoresha ukuri, ni wowe njye numva uvuga ngo iyo abantu bakuvuze ngo baba bakurenganyije, ko mbona wagira ngo ahubwo nawe ufite ikibazo. Ubimwibutse kugira ngo uyu munsi turi gukandakanda utuntu tudashinga, abantu turimo kubabwira ko ari beza atari beza, ari babi. Uyu munsi abantu turimo kubabwira ko nta kintu barwaye kandi bararwaye, barenda gupfa. Niyo mpamvu uburwayi butazigera bushira mu bantu, babuze abantu bababwiza ukuri. Hahandi umuntu akubwira ko ufite ikibazo kandi kinakomeye, kubera ko ya pozisiyo yicayemo uramubwira ngo ngiwe ndashaka kugira ngo twicare nkwereke inzira y'ukuntu byagenda, akakubwira ngo nabyumvishije, ariko iyo mutandukanye agenda avuga ibindi. Aba yabyumvishije, aba yabonye n'inyungu zavamo, ariko kubera uwabimubwiraga ahaguruka aho ngaho avuga ngo ubu se uriya yibaragujwe mu biki. Niho hahandi abantu agahinda karabishe, baraboze mu mitima, nyamara hari ba bandi bakabaye baba. Uyu munsi turambiwe imvugo yitwa ngo tuzabikora ejo, turambiwe iyo mvugo noneho hari igihe banagutega n'iminsi ngo iyandike ngo tuzaba tureba. Kubera iki? Cause I don't know tomorrow, kubera ko ejo ntago habaho, ejo ntago habaho. Kuki uri kuniga iminsi? Uyu munsi ndupfa nakabaye narapfuye, kuko hari ibintu byinshi dukenera mu buzima bwacu kandi tubura tureba, ukabibura ubireba uvuga ngo ndi kurwanira ikintu runaka, ariko cya kintu ngo kikaba impamvu yo kugira ngo utangire noneho isomo ry'ubuzima. Niyo mpamvu nkubwira ngo hari impamvu ikomeye tugomba kwiga buri munsi, ijambo rimwe utaruzi. Buri munsi ugomba kuba uri umunyeshuri ku ntebe, ariko ikimenyetso kizatangira kukwereka yuko watangiye kuba wasara, cyangwa se ibimenyetso by'ubugoryi by'abantu b'ibigoryi. Iki kimenyetso ntukisangaho uzibwi, ntuzagire ujya kuganiriza ibi bintu, uzitangireho urugero uvuge ngo ndi ikigoryi. Wa muntu uzumva ko azi ubwenge akavuga ngo njye byararangiye, ikintu cya mbere cyo ndabaruta, mbarusha ubwenge, uwo muntu numwumva amagambo ariko yakoresha ngo wowe, cyangwa se wowe ukavuga amagambo ati wowe urinjira, ahubwo ngo urinjira cyangwa uri ikigoryi, uzamurebe gake cyane unyonyombe wigendere. Uwo muntu yanakwica, nta nyurabwenge agira. Uwo muntu wumva ko wowe arakubonye ahita yarakubonamo kuri ikigoryi bitewe n'ibintu uri kumubwira, rimwe na rimwe wenda byamurengera cyangwa se byamugirira umumaro, uwo muntu ujye umuhunga, wiruke. Ni umuntu mubi, ni umuntu mubi, kubera ko uyu munsi abantu barimo gushaka kugira ngo uvuge ibintu bashaka, ntibitaye ko ari ikinyoma cyangwa se ari ukuri, ahubwo upfa kuba babishaka gusa. None se tubiye ko abantu bakunda itiku? Dukoze itiku twaricuruza, ariko twebwe dukora ibiganiro birebwa na mbarwa. Izo mbarwa tukaba turi make sure neza ko turi kuzigirira umumaro. Niyo mpamvu ibiganiro byacu bisigaye byubakiye ku mahoro. Niyo politike bariya bayiga baragenda bakababwira isi, ntabwo bababwira politike y'ubuzima bwagira umuntu umumaro, babigisha politike yo kumenya ibiri ku isi ariko batabisobanukirwa. Urugero, hari impamvu nigeze kuvuga ngo iyi ndirimbo, ubundi impamvu Imana yavuze ku ndirimbo ubundi indirimbo akenshi ushobora gusanga yana amakuru pe indirimbo. Ubundi se aya magambo ndi kuvuga uyashyizemo akayirukansa ugashyiramo beat ugira ngo ni byaba indirimbo? Ahubwo Imana impamvu yavuze ko indirimbo yaba haramu kandi ikanayiharamisha muri suratu Shuara, yavuze ko abantu ngo baririmba indirimbo n'abazumva ari ibigoryi cyangwa se ibimara. Umuntu asobanura ijambo bamwita Sheikh nde, ntabwo nibuka neza, yarisesenguyeho, ariko we ni umuvandimwe Shabani rahimahullah,
ndumva ari aho ngaho, ndumva ari wasobanuye, ariko iwe ijambo yakoresheje rishobora kuba ari ijambo risaba gusesengura cyane, niyo mpamvu abantu babyitondera kubivuga ibi bintu, ariko reka njye mbicishemo amaso. Ubundi indirimbo ni indirimbo, wambwira ngo indirimbo nziza, za ndirimbo ziririmba amahoro, urugero ese Rwanda nziza si indirimbo y'igihugu? Ndetse hari igihugu kitagira indirimbo yubahiriza igihugu? Kubera ko indirimbo zivuga ibyo zikora, kwa kundi bakubwira ngo turirimba amahoro kuko turi guharanira amahoro, mujya no ku rugamba muri abasirikare muvuga ngo amahoro, amahoro niyo ariyo muri kurwanira, iyo muri kurwanira ubutaka bati ubutaka bwacu, ubutaka bwacu, iyo muri kurwanira amabuye, amabuye yacu, amabuye yacu, genda urimo gutera intero y'ikintu cyawe cya nyacyo, wiririmba ibyo udakora. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo ntago abaririmba baririmbisha indirimbo bari abahanzi n'abazumva ni ibimara cyangwa se abagiranya n'ibigoryi, kubera ko ngo bavuga ibyo badakora. Uyu munsi se ni bangahe bicara kuri kamera zabo bakavuga ibigambo bakagenda bagenda, ariko ukagenda ugasanga bya bigambo bavuze nta hantu bihuriye n'ibikorwa byabo. Uyu munsi umuntu araza agasaruriza umuntu miliyoni 10 cyangwa 15 cyangwa se miliyoni 6 cyangwa se miliyoni 7, ugasanga wa muntu basarurije izo miliyoni zose nta nubwo abonye n'ibihumbi 100. Ese mubona turi abana? Mubona turi abana ku rwego rw'uko ngubu twayobewe? Ntabwo rero uyu munsi bikiri ngombwa gufata igitiyo ngo ukite ikiyiko. Niyo mpamvu iyo umajije kumenya impamvu waje kuri ino si n'impamvu uriho, utangira kubona ibintu byose mu kuri. Niyo mpamvu twavuze ngo amaso areba abantu, amaso areba ibintu bibi ni amaso mabi, aragatsindwa ahora abona ibintu bibi. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala, kugira ngo atwereke inema dukeneye, Imana yatweretse ibintu byinshi, iravuga ngo mwebwe ese murajya kurwanya abayobozi, muri bande? Muri bande bo kurwanya ubuyobozi? Ubuyobozi bwabujije gutanga, bwabujije, hari umuyobozi uri kubuza gutanga zakatul fitri, hari umuyobozi uri kubuza gukora umutambagiro mutagatifu hijja, hari umuyobozi uri kubuza. Ubwo bucucu bwo mugiye kurwanya umuyobozi urabukura hehe? Wowe sapotinga umuyobozi hahandi agukeneye, umwereke umurongo w'ibintu byagenderwaho, naguca amazi akabyanga. Nakubwiye ngo dufite platform z'abantu bashinzwe kutuvuganira batugererayo. Andikira RGB niba ariyo ushaka kubaza amakuru, wandikire ubuyobozi muri minisiteri runaka, hari ministries runaka ushobora kuba wakwandika ugataginga Twitter zabo cyangwa se imbuga nyinshi. Nta rwego rubura urubuga rukoresha kandi ruri sociable abantu bisangamo. Niyo mpamvu navuze ngo rero abantu bagomba kureka ikintu bita kumva ko ari abahanga, kugira ngo bace bugufi, bemere ko hari intiti zaza zikabafasha. Intiti mu bumenyi se ni iki? Ni ukumenya ikintu kizakubeshaho neza. Iyo niyo ntiti, kumenya kuririmba ikintu cy'agaciro. Iyo uririmbye amahoro, Imana iraza nayo ikakubwira ngo wa mwana we, amahoro koko. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo indirimbo mufite mu kanwa kanyu ni imwe, ni assalamu. Nujya gutangiza ikiganiro ni salamu, nujya gusoza ikiganiro ni salamu, nuhura n'inshuti yawe ni salamu, nuhura n'umwanzi wawe ni salamu, nuhura n'ikintu cyose kikubangamiye amahoro, kugeza ubwo Imana yavuze ngo ikizakubwira abanyamahoro ni uko uzasanga barangwa n'ikintu gikomeye bita aswabaru. Ngiyo umuntu agira amahoro aranihangana. Umuntu utihanganira ko ikibi n'ikiza cyaza ngo amenye ukuntu ari bwagitware, uwo muntu ni injiji, uzamuhunga yakugirira nabi. Ntabwo uwo muntu abaho. Umuntu uhora ubona ibintu bibi gusa, kuko Imana yaravuze ngo mu nema zose nabahaye mwabuze inema mushimira, ku buryo mwajya gufata amanjwa n'ibintu byose bidashinga mukajya kubivuga muri rubanda. Ubu mwabuze ibintu mushimira ku buryo mwajya muhora munenga. Imana niyo mpamvu yanga abantu bavuga ukuri bakagusasiza ikinyoma. Imana ishaka ukuri kwihuse, kandi uko kuri kuvuga nk'uko wari uhagaze. Uyu munsi product abantu bashaka ni product zibarengera uyu munsi, ariko ejo bakabaho nabi. Cause I don't know tomorrow. Ntabwo ejo habaho, kubera ko ejo ntihabaho. Hari ibintu byinshi abantu babeshywe, ntabwo ejo habaho. Abantu niyo mpamvu ikintu dupfana kiruta icyo dupfa. Abantu turi Adamu, kuva ku isoko ya Adamu kugeza uyu munsi. Umuntu akubwira ko ngo umuntu ngo bijya bigaragara abantu b'ibicucu, ku buryo umwegera akatanakwitaza ibigori igihe biri aho ngaho, ku buryo umuntu ujya kumuvugisha ugatangira kubona atangiye kubika umutwe. Igicucu
umuntu atangira kugaragaza ibyo bimenyetso yamenye ko ari ikigoryi. Niyo mpamvu uyu munsi njyewe nka Hussein inama zose nshobora kuba nakugira zikugirira umumaro mu gihe kirambye. Ntabwo mba nshaka kushuka ngo ngwino kuri kamera ngo nguhe kamera ngo uvuge ibigambo bidashinga byose ugende hariya ujugunye hariya. Niyo mpamvu umunyamakuru mwiza akabanza akaganira na nyiri inkuru, bakabanza bakareba izo nkuru n'abagiye kuzitangaza, kandi ikindi bagafata topic y'ikiganiro. Ntabwo ari ngombwa ko ujya hariya ufata umuntu ngo umutunze mikoro ngo tugende ngo tugiye kuganira kuri ibi ngibi. Banza uganirize n'umuntu mushyire muri mood. Kuki ngewe ushaka kuma interview, reba igihe wenda urugero igikuntu umeze n'izina ryanjye, wenda urugero umuntu ukora ibiganiro kuri YouTube urazwi, uri umu influencer ukomeye, cyangwa se ku kinyamakuru runaka ugiye kuza utunga mikoro, ndacyagutinye, ndacyumva ko uri umuntu wahatari. Ubanza usiga isura nk'iyanjye, unsiga isura yawe paka twinjije mu kiganiro dusa tumeze kimwe. Icyo gihe tuzavuga ibintu bimwe kandi tuzanavuga ibintu bigize gute, bifite kugarura abantu ubumwe ku bumwe. Niyo mpamvu hari umuvandimwe Allah amworohereze ahari yaravuze ngo umwe muvuga muririmba njye mbona ntabwo mufite. Nibyo rwose pe, hari igihe tuburirimba kugira ngo tubugereho, hari abari burimo, kuko ntabwo nanone twakwingingira abantu bose ko tuba bamwe. Hari abantu rega badakunda kuba n'abandi, abo se turabashaka iki? Abantu ahubwo turi hamwe twebwe tugomba kujya kugira aho dukomanga heza, abantu 3, 4, 5, 6, 10. Gusa ikindi nababwira ko hari ijambo nakoresha wenda ku basesenguzi baraza kuhita bamenya icyo nshatse kuvuga. 3 background. Abo ngabo umenye ko bahari kandi barimo kurwanira ikintu bita amahoro. Ayo mahoro igihe atazaba yagezweho azagerwaho n'abandi batari bo, ariko igihe bizaba ngombwa ko tuvuga cya kintu abantu bakeneye ko bumva, tuzakivuga, ariko ntabwo igihe kiragera. Uzi impamvu se buriya Arabia Saudite abantu benshi bagiye kwigayo, cyangwa se n'uburyo wenda abantu bakurikira politiki bajya bavuga igendera ku matwara ya Amerika? Politiki ntabwo ijya yivumbura. Iyo uri umuntu mwiza ntabwo ujya wivumbura, iyo uri umunyamahoro ntabwo ujya wivumbura, ahubwo wowe utegereza ya position. Reka aba bantu turebe ibyo bashaka kudukorera, kuko niba Imana izatuma bigerwaho. Niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi uyu munsi bijya gukorwa ngo Al-Qaeda izasenywa, ariko muzi amateka ya Al-Qaeda? Ese muzi uwayuha? Muzi kugira ngo igere hariya hari izindi mbaraga zayiteretse hariya. Niyo mpamvu umuntu w'injiji yizera ko yanavaho uko yiboneye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuzakomeza kuri episode ya 2 y'ikiganiro cy'ubutaha.